nk'uko usiba ibintu byawe muri telefone ugakuramo ama application adakenewe, ugakuramo ibintu bidakenewe, amafoto adakenewe muri telefone yawe, ni nako ushobora gukuramo umuntu utari w'ingenzi mu buzima bwawe ukamuta hanze, sibyo? Kugira ngo ubuzima bwawe mu nzira y'iterambere cyangwa mu nzira yo gushaka amafaranga biba bisaba yuko hari ibyo wigomwa. Sometimes nkunda kubabwira ngo kugira ngo utere imbere, kugira ngo achieving goals zawe habigira igitambo. Igitambo rero ni iki? Nibyo wigomwa. Sinkubwiye ngo ugende ufate ihene, inkoko ubyice kugira ngo umene amaraso, ngo kugira ngo umve ko watanze igitambo. Hoya, no muri buno buzima tubamo bugira ibitambo byinshi, kugira ngo achieving goals zawe hari ibyo wiyima, nabyo ni igitambo. Hello my beautiful people, ngo mumeze reka nizere ko mumeze neza you guys. Nkuko bisanzwe iteka tuganira cyangwa tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, reka mbabwire ngo mumeze so nkunda gukoresha rino jambo kubera yuko muri beza kandi muri abagaciro, sibyo? Ubwo rero abantu bawe bagukurikira cyangwa baguha ibitekerezo bakoze subscribe, nta mpamvu yo kutababwira ko ari beza, muri abagaciro kandi muri beza cyane. Reka dukomeze dukore subscribe kuri Happy Empire Network, n'umuryango mugari, aho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, uburyo twahindura ubuzima tukava ku rwego rumwe tukajya ku rundi, aho nagari ibyo gusa dukora byinshi. Ushobora tubaza uburyo wabona akazi aho turi muri Dubai cyangwa muri UAE, tukakugira inama cyangwa tukaguha ibitekerezo bitewe yuko ahari abantu bagiye badusanga cyangwa tubona abafite amakesi bagiye barya amafaranga. So twebwe rero tugufasha kuguha ibitekerezo ku muntu urimo gushaka akazi kugira ngo utongera guhura n'abantu bakakurya amafaranga yawe. Ejo bundi nari ndi i Kigali ndeba kuntu amafaranga kuyabona ari ukugira gutya. So tekereza kuhura n'umuntu mwahujwe na runaka cyangwa mugahurira kuri social media, akakwiba akakujya miliyoni ngagiye kugushakira akazi, yagiye kugira gute, uwo muntu abagukoreye iby'amafaranga. Kandi kubona amafaranga i Kigali ntago byoroshye. Nabonye ibintu byose bisigaye bihenze, ubuzima i Kigali burahenze. Nimubwira ngo ubuzima i Kigali burahenze ntago wabyumva. Ejo bundi nari ndiyo narebye, nasanze imodoka bakodeshaga ibihumbi 50, 30, niyo ikodeshwa 80, iya 50 akodeshwa 80, iya 30 cyangwa 25 twakodeshaga 25 kera, urasanga iri ku ibihumbi 40. So ibintu byarahindutse cyane rero, ibintu hajemo impinduka, ibintu byabaye imyaka ingahe 2-3 usanga Kigali yahindutse. So maybe wasanga ruko amafaranga yacu asa nkaho yamanutse cyane, cyangwa asa nkaho yataye agaciro ugereranyije n'idolari, bikaba ariyo mpamvu. So i Kigali rero ntabwo byoroshye. Rero ibintu nk'ibyo nibyo tugenda turwana nabyo bya buri munsi, kugira ngo ejo n'ejo bundi abantu biba abaje babagana nibe byiza cyane. So akantu nashaka kubwira uyu munsi, nashaka kugira ngo tuganire, nifuzaga yuko tuganira ku kintu kivuga depression, agahinda gakabije cyangwa agahinda muri rusange gaterwa no kutabona amafaranga cyangwa no kutagira amafaranga. So tugiye kuvuga ku kintu bita depression cyangwa agahinda gakabije. Agahinda gakabije ko kubura amafaranga biterwa no kubura amafaranga. Ushobora kwibaza ngo agahinda ni iki, gaturuka he? Agahinda gashobora guturuka ku muntu wakubabaje, agahinda gashobora guturuka kuba uri wenyine, agahinda gashobora guterwa n'ubushobozi financially, kuba udafite ubushobozi. Ibi bintu maze iminsi bitekerezaho nibaza ni gute abantu bavuga ngo mvura agahinda gakabije cyangwa nakira gute agahinda gakabije.
gukira agahinda gakabije, ahubwo wakakwiye kubanza kumenya ni gute nisanga mfite agahinda gakabije. Ejo bundi narindi kuvugana n'abantu b'i Burayi, bambwira uburyo abantu benshi usanga baterwa na depression. Ugasanga abantu benshi bafite agahinda ariko batazi ahantu bagakura. Agahinda gashobora guturuka muri ubwo buryo, gashobora guturuka muri kuburi wenyine utagira uganira nawe, kubura amafaranga, ukareba abo mwabyirukanye, abo mwiganye bari gutera imbere, wowe nta kintu ufite, nta mafaranga ufite, n'ibyo bintu bikaba byagutera agahinda. Ikindi cya kabiri, kugira agahinda kubera udafite support. Hari support y'amafaranga ku giti cyawe ayo ukorera, hari support y'inshuti zawe bakumva, uganira nabo ukagira ahantu bakumva, nabyo birabikiza agahinda. Hakaba na support y'imiryango, kugira umuryango ukumva. Abantu benshi bajya mu kunywa ibiyobyabwenge bibwira yuko bagiye kurelaxinga mu mutwe, bagiye kwikiza kuba bakira agahinda, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Kubera yuko nyuma y'iminota 30, nyuma y'isaha, nyuma uvuye mu kabari utashye ukaryama ukabyuka, urongera ukaba umuntu uri normal, ukongera ugatekereza ubundi busanzwe. Kuko tuvuge niba wari ufite 1000 ukagenda ukakinywera, burya uzi yuko ngo ugiye kwivura cyangwa ugiye kwikiza depression, ntabwo ariko bigenda. Nyuma y'iminota cyangwa nyuma y'isaha, kagahinda karagaruka, ukongera ukaba wa muntu ufite agahinda cyangwa watewe n'agahinda. Icyambere, kugira ngo ukire agahinda gaterwa no kuba udafite abantu, ukreatinga inshuti, ukreatinga abantu, kandi ugakreatinga abantu bagufitiye akamaro, bashobora gutuma uganira nabo, bakumva. These days dufite inshuti zitari nziza, aho ugerageza kugenda uganira n'inshuti yawe, aho kugira ngo igufashe inakumve, ahubwo akaba ari we wa mbere wo kugusenya gute, gusohoka hanze akajya kukuvuga. Hano mfite utuntu dukeya ndi bugire fereho gatoya, kugira ngo turebere hamwe ikintu gishobora gutuma wowe uterwa n'agahinda cyangwa ufatwa n'agahinda. Hano hari utuntu duke nifuza ko twareberaho, ni nk'ingingo nk'eshatu cyangwa enye zivuga ngo kugira agahinda gaterwa n'amafaranga, kugira agahinda gaterwa n'amafaranga cyangwa kubura amafaranga. Icyambere, kuba udafite akazi. Icya kabiri, kuba udafite abantu bakumva. Icya gatatu, kuba udafite aho ukura. Icya kane, kubona na duke ubonye ugahita tujyana kunywa ibiyobyabwenge. Ibyo bintu bikaba ari ibintu bishobora gutuma ugira agahinda gahoraho, katashobora gukira, kubera yuko nawe ubigiramo uruhare kugira ngo ugire agahinda gakabije. Reka turebe ukuntu twabirwanya. Ukuntu twarwanya kugira agahinda gakabije, first of all, ni ukugira inshuti. Choose your friend. Hitamo mu bantu ufite, mu mwiganye, mu mugendana, hitamo bugendana nabo. Icya kabiri, reba abo uganiriza ibintu byawe. Ibintu byawe. Mu by'ukuri rero, kugira ngo turwanye agahinda, ni uguhitamo inshuti zawe, inshuti ugendana nazo, inshuti ubana nazo, ni uguhindura mindset. Ikindi cya kabiri, gushaka abantu bakumva. Icya gatatu, gushaka amafaranga, kuko amafaranga buriya ni inshuti nziza ituma bikurinda agahinda. Kuko iyo ufite amafaranga ugakora byinshi, kandi agahinda kenshi, buriya kenshi hari igihe ushobora kuba ufite amafaranga ariko udafite abantu. Iyo udafite abantu rero, wicwa n'agahinda, kubera yuko ushobora kugira amafaranga ukabura icyo uyakoresha.
cyane cyane ejo muri nahoze nganira n'abashuti banjye bari Burayi bambwira ngo bava ku kazi bagataha bakajya mu rugo, ugasanga sometimes afite amafaranga yo kuyakemura ibibazo afite, like ya shoppinga, yabona ibyo kurya, yagura imodoka, ya tusa, ariko ugasanga nta nshuti afite hafi aho kuba yagira n'umuntu baganira. Ugasanga toujours ku kazi, mu rugo, telefone, arabyutse asubiye ku kazi, ubuzima bwe schedule ye nuko iteye. So muri ibyo bintu rero sometime uwo muntu iyo yicaye akitekerezaho usanga afite agahinda. Bano bantu baba hanze cyane usanga benshi baba bafite agahinda gaterwa nuko badafite abantu, gaterwa no kuba bonyine. Urumva, ukabona nk'umuntu agenda yivugisha mu nzira, akenshi ugasanga no kwitekerezaho bituruka ko kuba wenyine, sibyo? So kuntu rero mwabirwanya no gushaka abantu, no creatinga abantu, no gushaka abantu ushobora kujya uganira nabo cyangwa ukavugana nabo. Noneho ku gahinda gaterwa no kubura amafaranga, gaterwa n'amafaranga. Agahinda gaterwa n'amafaranga ni ugushaka uburyo ushobora kugakira. Icya mbere ni ugushaka abantu bakumva, bafite ubushobozi, ushobora kubwira idea yawe bakagusapotinga. Icya kabiri ni ugusapotingwa na family yawe, ubu ni ukuvuga ku muntu uri smart mu mutwe, atari gufata amafaranga ngo uhite uyajyana mu biyobyabwenge. Kuko iyo ugiye mu biyobyabwenge buriya sometime abavuga ngo reka njye kunywa kamwe kugira ngo mbashe kurelaxa mu mutwe, ngo sinitekerezeho, ariko nyuma y'amasaha yisubiye mu rugo urongera ukitekerezaho, ugasanga bya bindi nanone aho kugira ngo bigabanye agahinda byakongereye. Sibyo? Rero kuntu ugabanya agahinda gakabije gaterwa n'amafaranga nuko dukeya ufite udushora muri business. Dushora muri business, twa dukeya ufite tukabyara ayandi mafaranga. Noneho iyo ushora utufaranga twawe muri business, burya bituma uba busy, ukihugiraho ukihugiraho mu rwego rwo kuba wakwiteza imbere, niwihugireho mu rwego rwo kugira gute, rwo kwitekerezaho ngo wumve ngo runaka yaransize. Kuko abenshi barigereranya, iyo yigereranya agasanga avuga ati happy hari urwego agezeho, mu by'ukuri usanga abo bantu baheranwa n'agahinda. Kandi iyo kwatatse kugira ngo uzakivure udafite ubushobozi biragora. Reka dushaka amafaranga nubwo tuvuga ngo ni izingiro rya byose, ariko sometimes hari aho adakora. Niyaza kubabwira inkuru y'umuntu wari ufite amafaranga menshi muri quartier, muri quartier bajya bagira ibibazo akabohereza amafaranga, uwapfushije akamwohereza amafaranga, uwabyaye kwa kundi kera twabyitaga ngo kujya kurya ubunyano, niba bikibaho simbiza abantu b'iki gihe.com bashobora abagenzi bashobora kutabyumva. Kurya ubunyano turabakera turashaje cyane. Kujya kurya ubunyano ni iki? Nuko umubyeyi yabaga yarabyaye mu rwego rwo gusohora umwana, cya gihe amaze amezi 3 ngo umwana yarebye yagize gute, no kujya guterura umwana. So aba gens bashobora kuba batabizi ako kantu, bashobora kuba atakazi ko kujya kurya ubunyano. Kera twagiraga utwa activité twadukipingaga bize, ntitubashe kuba twakwitekerezaho cyangwa kumva yuko ngo umuntu yagize agahinda. Rero reka mbatera inkuru. Ejo bundi sinzi ndi kumwe n'umwana nambwira ngo kera mwabagaho gute mudafite telefone, ngo none se ngo donc si yabyumva. Kera ndabyibuka dufite radio Rwanda na televiziyo Rwanda, nabyo bifunga saa 5. Ukabyuka ukumva ka radio, ukumva utuziki zaburakeye, ukumva zaburakeye namenya zitakibaho hari. Nkuko usiba ibintu byawe muri telefone, ugakuramo ama application adakenewe, ugakuramo ibintu bidakenewe, amafoto adakenewe muri telefone yawe, ni nako ushobora gukuramo umuntu utari w'ingenzi mu buzima bwawe ukamuta hanze, sibyo? Kugira ngo ubuzima bwawe mu nzira y'iterambere cyangwa mu nzira yo gushaka amafaranga, biba bisaba yuko hari ibyo wigomwa. Sometimes nkunda kubabwira ngo kugira ngo utere imbere, kugira ngo achieving goals zawe,
bigira igitambo. Igitambo rero ni ikihe? Nibyo wigomwa. Sinkubwiye ngo ugende ufate ihene, inkoko ubyice kugira ngo umene amaraso, ngo kugira ngo umve ko watanze igitambo. Hoya, no muri buno buzima tubamo bugira ibitambo byinshi, bugira ibitambo byinshi kugira ngo wachivinge goal zawe. Hari ibyo wiyima, nabyo ni igitambo. Urumva, hari byacagaho donc ugasanga uzi schedule ya televiziyo na radio Rwanda bitewe nuko ari byo byonyine twabaga dufite. Ariko ubu ngubu amateleviziyo yabaye menshi n'amaradiyo yabaye menshi, ntabwo umenya ngo urakurikira nde, sibye uravuga ati runaka akora kuri no televiziyo, reka mukurikire. Ngibyo ngaho nguko rero ni muri ubwo buryo ushobora kwirinda agahinda, gushaka ikintu gituma uba bize mu rwego rwo kwiteza imbere. Burya umuntu uri mu iterambere, umuntu uri gushaka amafaranga aba bize kuko uvuga ngo umera nk'umuntu usiganwa, uvuga ati ejo n'ejo bundi kino nzakigeraho, zino goals nzazigeraho. Ugasanga iyo uri umuntu uri update mind, ukora updatinga zino projets, bituma udashobora kuheranwa n'agahinda. Even if niyo ufite amafaranga makeya, sibyo, niyo ufite amafaranga makeya bishobora gutuma utagira agahinda. Ikindi kintu ubwo muri make no gushaka ibyo dukora, sibyo, no gushaka ibyo dukora. Ikindi kintu nashaka kubabwira uburyo ushobora gutangira ukora utuntu dutoya. Urabona muri zino mbuga nkoranyambaga dukoresha, ushobora gutangira uko scrolling ibintu by'abandi, ureba ibintu by'abandi barimo ba postings, nawe ushobora gupostingaho ibyawe, ugapostingaho business yawe. Ndeka kuvuga ngo harimo abantu bavuga ngo yangu sinshaka yuko ibintu byanjye bijya hanze. Ariko niba ukeneye amafaranga kandi ushaka amafaranga, na isi none hayabaye umudugudu, n'ahandi ubwo kugira ngo ucuruze ubone amafaranga nuko ufite abantu, eda baza supportinga gusa, nuko supportinga n'ubundi. Iyo ufite aba client muri business yawe uko yabimeze kose, bazana amafaranga. Rero the way ufite abantu, byanga byakunda ubona amafaranga. Ikindi tukirinda guhemuka, kuko iyo uhemuka ubure abantu ukabura n'amafaranga, kubera yuko nta muntu uhemuka ugira amafaranga, ntabwo bibaho. Kubera yuko amafaranga abashaka kuba mu maboko meza, so means yuko uramutse ufite inshuti ziri muri kind of niyo yo guhemuka, wazirengagiza. Rekomva, wazirengagiza, wavana inshuti muzima. Nk'uko usiba ibintu byawe muri telefone, ugakuramo ama application adakenewe, ugakuramo ibintu bidakenewe, amafoto adakenewe muri telefone yawe, ni nako ushobora gukuramo umuntu utari w'ingenzi mu buzima bwawe, ukamuta hanze, sibyo, kugira ngo ubuzima bwawe mu nzira y'iterambere cyangwa mu nzira yo gushaka amafaranga biba bisaba yuko hari ibyo wigomwa. Sometimes nkunda kubabwira ngo kugira ngo utere imbere, kugira ngo wachivinge goals zawe, bigira igitambo. Igitambo rero ni ikihe? Nibyo wigomwa. Sinkubwiye ngo ugende ufate ihene, inkoko ubyice kugira ngo umene amaraso, ngo kugira ngo umve ko watanze igitambo. Hoya, no muri buno buzima tubamo bugira ibitambo byinshi, kugira ngo wachivinge goals zawe. Hari ibyo wiyima, nabyo ni igitambo. Iyo ufite amasengesho uriyiriza, icyo ni igitambo. Iyo ufite ushaka kugira ngo ugere kuri projet zawe, kuri goals zawe, hari ibyo wanga kurya, hari ibyo wanga kugura. Iyo ushaka kunanuka, wirinda ibyo kurya. Ukavuga ati njyewe ndimo ndirinda iki ku bantu banywa inzoga, ati ndimo kwirinda ibifuro kugira ngo nanuke. So ni muri ubwo buryo ibintu byose biri mu buzima bw'iterambere. Iyo hari ibyo ushaka kugeraho, hari ibitambo bigira. So you guys rero mugomba kumenya yuko iyi si turimo iradusiga cyangwa turasiganwa no kugira ngo dutere imbere, no kugira ngo twachivinge, ngo tugire ibintu duhindura, tuve mu buzima tujye mu bundi, sibyo. Kandi kuva mu buzima ukajya ku bundi nuko wagize ubuzima bwiza, kuko iyo uvuye mu buzima bwiza usubira inyuma ukajya mu buzima bubi, uba wasubiye inyuma, nta handi tukubitwa n'agahinda. Reka turwanire gufata inshuti zitari z'umumaro mu buzima bwacu, tuzikuremo, ahubwo dushyiremo inshuti z'akamaro. Reba muri telefone yawe deleting inshuti zitari z'umumaro.
inshuti itaguha gutera imbere yivane mu nshuti zawe, sibyo? Inshuti se niki? Inshuti ni igufasha gutera imbere, inshuti ni ikungura ibitekerezo, inshuti ni igusapotinga, inshuti ni kurwanirira. Uri kumva? Ni kurwanirira kugira ngo wowe uve ku buzima ujye ku bundi. Yega nta muntu umwe wigira, ntabwo bibaho. Tugenda hano turi aho tugeze, usanga dufite uruhererekane rw'abantu bagiye badufasha mu buzima bwa buri munsi, kuva uvutse kugeza ku myaka 40, 50, 30, ugasanga wowe hari isheni y'abantu runaka udashobora gusubiramo ngo ubashimire, ariko ugasanga ufite iyo sheni y'abantu bagiye bagufasha. Icyo wakora ni iki rero? Ni uguhindura inshuti, ugahindura mindset, ukagira inshuti nkeya ariko nziza. Birakwiye yuko wowe wanga kurya kugira ngo unanuke, bikaraba binakwiye yuko ufata inshuti yawe nziza yagufashaga kunywa inzoga, yagufashaga guciringa, ukayikura mu buzima bwawe kugira ngo ugire icyo ugeraho. So ntibizagutangaze umuntu utari uw'umumaro umuha umwanya mwinshi. Umuntu utari uw'umumaro mu buzima bwawe umuha umwanya mwinshi. Rero birakwiye yuko uwo muntu wicara ukamwigaho, ukamukoramo. Ejo bundi rero ndimo gucekinga telefone yanjye, nsanga afite contact z'abantu 2,000. Ndibaza mu 2,000 kuri WhatsApp, nsanga mfite kuri liste ya WhatsApp abantu bari kuri WhatsApp muri zo contact 2,000, nsanga mfitemo 1,100 na bangahe gutyo. Ndeba abo mvugana nabo, nsanga nubwo bageze kuri 200. Oya, kwijana. Oya, narebye nk'abantu 20 ba mbere bo hejuru, sanga nibo bantu duhora tuvugana ubuzima bwa buri munsi. N'uwuje aza ari mushyashya agahita agenda, sanga njyewe mfite sako y'abantu 20. You get? Sanga mfite sako y'abantu 20 badahinduka, tuvugana bari routine. Mbona yuko nubwo mfite contact z'2,000, ntago bose bakeneye. Bafite umwanya muri telefone yanjye, bujuje umwanya muri phone yanjye. So ndavuga rero ngo nigute nahindura ubuzima. Ndahindura ubuzima nshaka amafaranga, ndahindura ubuzima mpindura inshuti, ndahindura ubuzima mva kuri uru rwego njya ku rundi, kugira ngo njyewe mvuge ngo hari ibyo nagezeho. Ni happy impact network usanzwe. Nugenda udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi kuri channel yacu, kandi waba udusapotinze, waba uduhaye inkunga yawe irakenewe kugira ngo duhindure ubuzima. Shaka amafaranga, hindura inshuti, fata mu nshuti zawe ufite. Jack Ma yaravuze ngo nuko udiritinga ibintu bitari iby'umumaro muri telefone yawe, ugafata virus, ugafata antivirus ukayishyira muri computer cyangwa telefone yawe, ngo ni nako bikenewe yuko ufata ibintu umuntu utari uw'umumaro muri telefone yawe ukamukuramo. Abo bantu usanga nibo duha umwanya mwinshi, nibo duha umwanya munini muri gahunda zacu za buri munsi, mu buzima bwacu buri munsi, niyo twaganira ibindi twaganira. So nakundi wabikora, nakundi wakwirinda agahinda, nakundi wakwirinda depression. Udafite inshuti uganira nazo, ubana nazo mu buzima bwa buri munsi, udafite amafaranga, udafite abantu bakumva, icyo nakagaruka. Ni happy impact network. Kora subscribe kugira ngo tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.